kuko ibyo wakishingikirizaho byose ntabwo bishobora kuguha amahoro. Ibyo wakishingikirizaho byose nta munezero. Ibyo wakishingikirizaho byose nta tuze, kuko ibyo wishingikirijeho uko wari ubyizeye byanga byakunda siko byakugendekeye. Uwanyu wishingikirizaho wari ukomeye, urabona ko yagusize. Nawe ubwawe urabona ko ubuzima bwawe nabwo uri mu makuba. Mbega twiringiye amahoro ko twayiringiraga siko twayabonye. Abiringira Uwiteka igahishura byanga byakunda, ikihesha n'icyubahiro. Ariko byose naho ibihishura siko, nubwo iduhishurira nubwo ihishura byose siko ibihishura. Hari ibyigenda ikinga, hari ibyigenda ikinga kugira ngo ikomeze igaragaze ubumana bwayo. Impamvu urugero nuko Mose yavuye muri Egiputa azi ko yerekeye i Kanani, ariko si yagezeyo agarukiye mu nzira. Abisirayeli bose bahagurutse muri Egiputa bazi ko berekeye i Kanani, ariko bose si bagezeyo, hari abagarukiye mu nzira. Dukomeza kureba twishingikiriza ku nshuti zacu zikomeye, ariko mu gihe tugezemo none ntacyo zatumarira, nta nicyo zatugezaho, ntacyo twageraho. Nazo ubwazo zabuze uko zibigenza, nazo ubwazo zabuze amahoro, nazo ubwazo zabuze umutekano. Uwo wiringiraga nawe uramureba ukabona afite amakuba. Mu gihe turimo none nta warengera undi, mu gihe turimo none nta watabara undi, mu gihe turimo none ibintu byose byarahagaze, ariko Uwiteka akomeje gukora. Tubahaye ikaze mwese abaduteze amatwi aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ihaze kwifuza kwanyu. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana twamusuye, umukozi w'Imana Ndahimana twamusuye kugira ngo yongere avuge gukomera kw'Imana. Ubushe twakonye ikiganiro avuga ijambo riryoshye cyane abantu barikunda, ariko ko mugenda mwifuza yuko twazongera tukamuganiza. Turi hano rero kubera mwebwe, turi hano kubera ibyifuzo byanyu. Niho tubasaba buri munsi ngo mukore subscribe kandi mutange comment no like kugira ngo tumenye ibyo mwifuza tuzabihereho ubutaha. Imana rero ibaho umugisha mwese abantu bagiye kubikora. Turi kumwe n'umutumirwa hano muri kumubona, twamusanze n'umusangwa nagakira umutumirwa. Murabona ko yishimye cyane, ni umukozi w'Imana. Reka dutangiye tumusuhuza tunamuha ikaze. Yesu ashimwe cyane. Himbazwe Yesu. Uri amahoro? Ndamahoro. Ntago twayirukanaga, Imana irakurinze. Irandinze. Yabanye natwe. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo natangiye nkuvuga ibyo byose ubushe twakonye ikiganiro, ariko hari abantu bashyashya bagiye kubona ari ubwa mbere. Bashyashye kuko buri munsi cyatwunguka abantu ko bwije nuko bukeye. Turagira ngo utangire wibwira abaduteze amatwi. Murakoze. Nitwa Ndahimana Jean Dodier, ndi umugabo nkuko ubusize nabibabwiye. Mfite abana 5. Ndashima Imana, nsengera muri ADPR Nyagasani, abana natwe iteka. Murakoze. Urakoze cyane. Ntago twigwa tukubaza ibibazo byinshi cyane. Ubushize bwo twayirukanaga waravuze ngo warufite ijambo rivuga ngo ikiruta byose nuko Imana ikinga ibintu. Yego. Mu makomenti twagiye twakira abanditse comment cyangwa se bagiye baduhamagara, abaduha SMS zisanzwe, baratubwiye ati twafashijwe ijambo yaraho ryatuvanye dushyira n'ahandi hantu, ariko ikiruta byose nuko Imana ikinga ibintu. Ntago twasanukiye intego yariyo. Turagira ngo mbere ko twinjira kuri gahunda y'uyu munsi umanza ubwiye ati iryo jambo ubundi byabishatse kuvuga iki? Murakoze. Icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu. Icyo bishatse kuvuga nuko akeshi igenda ikinga ibyo umuntu yari yiteze, ibyo yari yiteguye ntaba ari byo abona ku gihe. Icyubahisha Imana rero nuko yagiye ikinga ibintu, yagiye ikinga
no kuvuga ngo abiteguraga amahoro muri 2020 siyo babonye nkuko byari biri. Abari bategereje umunezero muri uwo mwaka siko babonye uwo munezero. Abari bategereje ibyishimo siko babonye ibyo byishimo. Muri 2021 nabwo naho nuko yagiye hadukinga biragaragara. Icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu. Hahandi umuntu ahura n'ibikomeye nibyo ko kakaba ntacyo yabasha kuba yakimarira. Rimwe na rimwe akarwanwaho n'abantu batazi ku buzima bwe buri buhere, ariko rimwe na rimwe uko bamukurikiranaga, uko babyifuzaga ntaba ariko bigenda, bikarangira ubuzima bwe buheze. Ariko Imana aho igihakinga ihakinga abantu. Rero muri make uko umuntu atekereza n'ibyo atekereza sibyo abona, ibyo atekereza sibyo biba byo, ahubwo iby'Imana igenda itegura nibyo biba biri byo. Icyubahisha Imana rero nuko ikinga ibintu. Aha, ibyo byose abadukurikiye basobanukiwe icyo gishatse kuvuga, ariko mfite ikibazo. Yego. Nimba Imana ikinze imigisha yanjye, Yego. aho nagomba gukura umunezero Imana ikahakinga. Yego. Aho nagomba gukura ibifatika Imana ikashyira nkabaho mu buzima ntifuza ubuzima bubi. Yego. Kandi nakagombye kugira mu buzima bwiza. Yego. Ibyo byubahisha Imana gute cyangwa birayisebya ahubwo? Nimba ndi gusabiriza nahagombye gukora nkagira ikintu ntinsabiriza ahubwo nkafasha abantu, uyu munsi nkaba nigiri gusabiriza kubera ko Imana yabikinze. Ibyo byakubahisha Imana gute? No kuvuga ngo icyubahisha Imana nuko nawe ubwawe bufite umugisha ariko utazi ko ufite. Uyu munsi ushobora kuba ukenye nawe ukabuzi kuri ku rwego rw'ubukene, koko icyo ukoze kikanga ukanagerageza kenshi bikanga, ariko ku munota wa nyuma ukajya ukabona ugize amahirwe. Ikindi, uyu munsi ushobora kuba uriho ariko ejo utazi niba uzaba uriho, aho nahira hagera ikahagukinga. Ushobora kuba uriho muri uyu mwanya ariko mu kanya kari bwaze ntuburiho, aho nahira hagukinga. Rero ikiyubahisha nuko igira ibyigukinga kugira ngo ejo utazirara, namba se mu kanya kari buze ntube wakirara, ahubwo ukaba maso. Aho ngaho igenda ihagukinga kugira ngo ukomeze kuba mu mwanya wo gukiranuka. Ejo harazi uhazi wakirara, ariko kuko utahazi ntushobora kwirara kuko utahazi. Mu kanya hari buze uramutse uhazi wakirara, ariko kuko utahazi ntushobora kwirara. Niyo mpamvu ushobora kuvukira mu buzima bubi byanga byakunda n'abandi bose bakaba bazi ko byarangiye, ariko ku munota wa nyuma ikazaguha ibihe byiza. Aho ngaho igenda ihakinga. Umurozi akagutegurira uburozi nibura ngaze kukwica, byanga byakunda akagera ku murongo wo kugera ku rugero rwo kukwica, bikarangira Imana imukinze, ibyo yatakaje byose bikamubera imfabusa, ikagenda ikinga. Icyubahisha Imana nuko igenda ikinga. Nyirabyo n'abandi ntibabe bamenye impamvu n'igihari. Aha, uri umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari ijambo Salomo nimba arisengesha, nimba ari ijambo yavuze ngo ndumva ari Salomo, nimba ni Salomo, uzandinde ubukire ntazarengwa, nkatukisha izina rye, numva ko abivuze, ariko avuga ngo uzandinde ubukene ntazasabiza nkagahisha izina ryawe. Sibyo niko yasenze. Ndi kwibaza, Imana ikinga ibintu akaba umukene ntazatukisha izina ry'Imana. Cyo ni ikibazo cya mbere y'ubunsubiza. Cya kabiri, nge ndumva buriya Imana igize ikinguye ibintu ikabitwereka tukamenya uko ejo bizaba bimeze. Nako tanye kuvuga nturi umuvugabutumwa, ufite ukuntu ugenda ufite ukuntu uvuga ubutumwa. Imana ikinguye ubuntu tukamenya ibizaba ejo. Ntibyadufasha kwitegura no gukiranuka, kubera ko nimba ikintu nkamenya ko nzapfa ejo, nkamenya abarimbuka bakagabanyuka. Murakoze. Uyu Salomo gusaba kwe kwari gufite ishingiro kandi kwari gufite gahunda. Uramutse ugize ubukire ushobora kwibagirwa Imana, ushobora kubona bufite ukibuka gusenga Imana, nabyo birashoboka. Impamvu yasabye ayinginga, ubukire bwinshi bwagombaga kumuroha mu byaha, noneho ubukene nabwo bwagombaga kumutera mu kwicuza, agahagarara mu mwanya wo kwicuza.
ariko impamvu yasabye kuba hagati aho ni uko yagombaga gusigarana ahantu hato byanga byakunda hazakomeza gutuma zirikana Imana. Bishatse kuvuga ngo iki? Uramutse ukenye nta kitubahisha Imana, nabwo uramutse ukize nabwo nta kitubahisha Imana. Ariko noneho igihari nuko akenshi koko nk'uko tubajije umbajije iravuga kandi ikanakora, igahishura byanga byakunda, ikihesha n'icyubahiro. Ariko byose naho ibihishura siko, nubwo iduhishurira nubwo ihishura, byose siko ibihishura. Hari ibyigenda ikinga, hari ibyigenda ikinga kugira ngo ikomeze igaragaze ubumana bwayo. Impamvu urugero nuko Mose yavuye muri Egiputa azi ko yerekeye i Kanani, ariko si yagezeyo agarukiye mu nzira. Abisirayeli bose bahagurutse muri Egiputa bazi ko berekeye i Kanani, ariko bose si bagezeyo, hari abagarukiye mu nzira, ubuzima bwabo burarangira. Iyo bahaguruka muri Egiputa bazi ko batazageraho, bagombaga kwigumira muri Egiputa. Ariko uko bukeye nuko bwije tugenda duhura n'ibidutega, ari bo badayimoni, ari nabo zo ngamba mbi za Satani. Icyubahisha Imana rero ibyivuganye nawe uyu munsi birasaba kugira ngo wowe ubwawe ukomeze usigasire, ari nako kugenzura. Ucyubahisha Imana nuko igenda ikinga ibintu, uko igenda ikinga ni nako ivuga ibyivuga, wowe ukabigenzura ukabibera amaso. Rero kimwe kiriho nuko ubukire bubasha kuza n'ubukene kandi bugendana n'ubukire. Ushobora gukira uyu munsi abantu bakwita umuntu ukomeye, umuntu ufite ubutunzi, ariko mu kanya nk'ako guhumbya abantu bari bazi ko ari wowe mukire koko, nawe utanga urugero n'abandi bose bagutangiraho urugero, rwose ari ibintu byiza. Ariko mu kandi kanya ukaba uhagaze ku murongo w'ubukene. Ibyo nabyo birashoboka. Nta wakize ngo ejo yitegure ubukene, nta wakennye ngo ejo yitegure gukira. Akesha akomeza kuba mu murongo wo kwizera. Iyo wari uri mu buzima bubi bukennye, uhora winginga Imana ngo iguteze urutambwe. Iyo ikugejeje kuri urwo rutambwe urayishima. Icyo nacyo cyubahisha Imana. Iyo wari ufite ubutunzi, ubutunzi bukagucika bukagenda, burya ntuva ku Mana, uhita wibuka iyavuze ukongera ukagaruka. Icyubahisha Imana rero nuko byose bihagararamo. Ni nayo mpamvu ari Imana y'abariho, Imana y'abatakiriho, Imana y'abarwaye, n'Imana y'abazima. Murakoze. Aha, Imana iguha umugisha cyane. Abaduteze amatwi babyumvishe, reka twinjire mu mwanya w'ikiganiro. Iyi ni Bright Shine TV. Icyo tubashishikaza no gukomeza mukora subscribe na share kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukomeze bwamamare ku isi hose, kuko turi mu minsi iheri yindi, iminsi Yesu ari kugenda yeza umugeni kugira ngo azamwishire adafite umunkanyane cyangwa se ikizinga. Birasa kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, bamenye uko bagomba kwitwara muri iyi minsi ya none igaragara ko ari ya nyuma. Reka dusenge Imana dutangire usangiza icyo Mwuka ashyize ku mutima wawe kuri uyu munsi wa none. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, Imana ifite byose mu kuboko kwayo, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Uri inshuti yacu, uri umurengezi wacu, ntujya uduhana mu byago no mu makuba. Izina ryawe ni ryamamare mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ukomeje kurinda ubugingo bwacu ndetse n'imibiri, kandi tugushimiye ukomeje kwitamura ku bugingo bwacu no ku miryango yacu. Dushimiye Imana ikomeje kuturengera, dushimiye Imana ikomeje kutwimana. Uyu ni umukozi wawe Ndahimana, agiye kuvuga ibyo washyize ku mutima wawe, agiye kubwira isi yose abazamwumva mu izina rya Yesu Kristo. Turinginga Imana kugira ngo ubutumwa agiye gutambutsa bugira aho buvana abantu, bugira aho bashyira, bubahindure mu mitima yabo mu izina rya Yesu, bubakumbuze igihugu cy'ijuru, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuza ko uzaza kandi uraza ntago uzatinda. Mana nge Mana ijya neza rero ngabana muri kano kanya, Mwuka w'Imana mubonekeho kandi amugote, gitinyo cy'Imana kimuganzeho, bitavuga Imana tubikubise hasi, migambi y'umwijima yose turegamburuje katika jina Yesu. Twambuye agaciro abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ganza kaho tegeke nabariwe mu izina rya Yesu, amen. Koze katuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 125. Turahera ku murongo wa mbere. Indirimbo y'amazamuka.
abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Iri jambo rivuga iki? Riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Mu bihe bishize namba se mu gihe turimo, ibyo abantu biringira ni byinshi cyane kandi bitandukanye. Umuntu ashobora kuba afite ubutunzi, ashobora kuba afite imodoka, afite imitungo myinshi itandukanye, namba se imiryango ikomeye. Ibyo byose nabyo akabyishingikirizaho, akabyiringira. Ariko none muri iki gihe turimo duhagazemo none, birasaba kugira ngo twiringire Uwiteka. Uwiteka niwe bwishingiza ubuzima, Uwiteka niwe bwishingiza ubuzima, Uwiteka niwe mutabazi, Uwiteka niwe murengezi, Uwiteka niwe nshuti. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ibyo twagombaga kwiringira mu gihe gishize byari byinshi, ibyo wagombaga kwizera kwishingikirizaho byari byinshi, ariko muri iyi si kuko tubona ishira, ibyo kwishingikirizaho mu gihe nk'iki ngiki nta bigihari, byararangiye. Kuko wiringiye amahoro, niringiye amahoro, twizeye umutekano, twiringira byinshi mu buzima, ariko twabonye bituzura. Aho twishingikirizaga tuvuga ngo twongerewe iminsi yo kubaho, ariko twasanze n'ubundi huzuyemo amakuba. Abiringiye Uwiteka batiringiye abana b'abantu, biringiye imbaraga isumba byose. Abiringiye Uwiteka bishingikirije ku nkoni idasaza itavunika. Abiringiye Uwiteka bishingikirije ubutunzi butabora. Abiringiye Uwiteka bishingikirije ubuzima buzima budapfa. Abiringiye Uwiteka bishingikirije ku buzima bufite intego, bufite gahunda. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Reka nongere nkubwire ngo iringira Uwiteka, nongere nkubwire ngo izera Uwiteka, nongere nkubwire ngo uhanga amaso Uwiteka, kuko umwana w'umuntu abasha kuguhinduka. Kuko ibyo wakishingikirizaho byose ntabwo bishobora kuguha amahoro, ibyo wakishingikirizaho byose nta munezero, ibyo wakishingikirizaho byose nta tuze. Kuko ibyo wishingikirijeho uko wari ubyizeye byanga byakunda siko byakugendekeye. Uwanyu wishingikirizaho wari ukomeye, urabona ko yagusize. Nawe ubwawe urabona ko ubuzima bwawe nabwo uri mu makuba. Mbega twiringiye amahoro uko twayiringiraga siko twayabonye. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Mu gihe twarimo twahuye n'ibigeragezo bitandukanye, imyaka twagiye ducamo ni myinshi, ibihe twagiye tunyuramo ni byinshi, biratandukanye. Twiringiye umunezero n'ibyishimo, twakomeje kwishingikiriza ku mafaranga, twishingikiriza ku butunzi, dukomeza kureba, twishingikiriza ku nshuti zacu zikomeye. Ariko mu gihe tugezemo none ntacyo zatumarira, nta nicyo zatugezaho, ntacyo twageraho. Nazo ubwazo zabuze uko zibigenza, nazo ubwazo zabuze amahoro, nazo ubwazo zabuze umutekano. Uwo wiringiraga nawe uramureba ukabona afite amakuba. Mu gihe turimo none nta warengera undi, mu gihe turimo none nta watabara undi, mu gihe turimo none ibintu byose byarahagaze, ariko Uwiteka akomeje gukora. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Iyi si yaranyeganyejwe, ubutunzi bwaranyeganyejwe, abantu baranyeganyejwe, inshuti zaranyeganyejwe, ibitaro byaranyeganyejwe, ubuzima bwaranyeganyejwe. Ariko abiringiye Uwiteka barakomeye, abishingikirije ku Uwiteka barakomeye. Ubutunzi butabora n'Uwiteka, ubutunzi butamungwa n'Uwiteka. Iyi si irahinduka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, bafite ubwihisho, bafite ubuhungiro, bafite ubwihisho, bafite ubuhungiro, bafite urukingo. Inkingo zo mu isi zitera ibibazo, ariko Uwiteka
nta bibazo atera. Abiringiye Uwiteka barakomeye. Reka nongere mbabwire ngo mu gihe murimo none mwiringire Uwiteka, mwishingikirize ku Uwiteka, mumwiringire, mumwisunge, niwe bwishingizi buzima. Ubwishingizi bwose bwo mu isi burarangira, ariko ubwishingizi Kristo ntiburangira. Ubwishingizi Uwiteka ntarangira. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Reka nongere mbabwire ngo mwiringire Uwiteka, mumwishingikirizeho, niwe bwishingizi buzima. Ibintu byose byo mu isi bikoze isoni, ariko Uwiteka ntakoze isoni. Ibintu byose byo mu isi birahinduka, ariko Uwiteka ntahinduka. Nongere mbabwire ngo ahantu wari uhagarariye, aho wari ugeze, ibyo wakoraga byose ni impfabusa, ariko Uwiteka umwiringiye wese ntakorwa n'isoni. Murakoreka dusenge abumvisha ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Kristo, uwera w'imbabazi, uriho kandi uzahora. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari, uri Imana ihagarara mu mwanya w'abantu bayo ikabarwanirira mu gihe isi ihindutse, mu gihe ibintu bikomeye, mu gihe ibintu bihindanye. Wowe ubwawe ntukangwa n'ibihe n'iminsi. Mu gihe byanze ku mwana w'umuntu, kuri we ntabwo byanga. Impinduka zose zibera mu isi, wowe nta nimwe igutera ubwoba. Isi yarahindutse, abantu barahindutse, abantu barahinda umushitsi. Mbega hari abakuvuyeho, hari abagiye kure, bishingikirije ku butunzi bwo mu isi, bishingikirije kuri bene wabo bo mu isi, bishingikirije mbega ku nshuti zabo zikomeye, ariko abo ngabo baguteye umugongo. Reka nongere nkwinginge ngo baha umutima ukugarukira. Ibyo kwiringira mu isi byarasize, ibyo kwishingikirizaho mu isi byararangiye, ariko uwiringiye Uwiteka arakomeye. Uwiringiye Uwiteka ntabwo bafite. Nongere mbabwira ngo ndabinginga, ndakwinginga Uwiteka, garura abantu bawe, ndakwinginga Uwiteka, ongera abagarure hafi yawe. Ukwiringira ntabwo azigera korwa n'isoni, ukwiringira ntabwo azakena. Ukwiringira arahamye, arakomeye, ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ndakwinginze Kristo, garura isi n'abayituye, wongere ubahe kukwiringira. Naho ibyo kwiringira mu isi byose byararangiye. Ushimwe, ugirire neza abantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Nimero yanjye 0788 8 353 603 0788 8 353 603.